ndagira ngo wibaze kino kintu. Ibaze gukundana n'umuntu akajya kubwira ngo aragukunda akwitayeho byahatari, ariko uwo muntu wazajya umwandikira message ntagusubize, wazajya ugira ikibazo ntumubone, waba wateguye ibirori bihambaye nk'iminsi mikuru wavutse n'ibindi birori, uwo muntu wamushaka ukamubura, kandi uwo muntu akavuga ko agukunda cyane nawe umwereka ko umukunda cyane. Muri bya bihe ufite ikibazo gikomeye, warwaye, warembye, uri mu bitaro, ukeneye inama, ukeneye umuntu ubwira ibibazo byawe, uwo muntu ugukunda uvuga ko agukunda cyane nawe uvuga ko ukunda cyane, ukamushaka ukamubura, ndetse noneho akanabura atakubwiye impamvu, atabonetse akabura, mbega mu buryo twakwita ngo ni uburyo bw'amayobera, kandi byitwa ngo aragukunda cyane kurusha abandi bose. Mu mareyasiyo y'iyi minsi, icyo gihe abantu batangira kuvuga ngo uriya muntu mukundana ari toxic, uriya muntu ntabwo mwakagombye kuba muri kumwe, ni umuntu utagukunda, ntaba kwitayeho, mu bibazo byawe ntabwo aba ahari, niko abantu bose bakubwira. Ariko ikintu gitangaje muri kano kanya nuko abantu amamiliyari n'amamiliyari kuri iyi si basenga Imana, bahimbaza Imana, kandi Imana ikabakora nk'ibyo ngibyo navugaga. Twese tuzi ko Imana ngo idukunda, tuvuga ko turayikunda, nayo iradukunda cyane, yatangaje ko idukunda cyane rwose, ariko mu by'ukuri iyo tuyishatse, igihe tuyishakiye si cyo gihe tuyibonera, iyo tuyihamagaye ntabwo tuyibona, iyo twateguye ibirori ntabwo tuyibona ngo ize twiyereke. Mbega akenshi ugasanga umuntu ari mu bibazo, ari no kuvuga ngo ubundi iyo Mana iri hehe, iyo Mana usenga sirenga izi gutabare muri ibi bibazo, ukabyuka ugasenga ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ugisengera ikintu kimwe, iyo Mana ivuga ko igukunda cyane utarayibona. Inshuti yawe uyitabaje uvuga ko ari inshuti yawe, ati mfite ikibazo cy'amafaranga kinyemurire nonaha, uzi ko iyafite ntigikemure, utangira kuvuga ngo ni inshuti mbi. Ariko se kuki dukomeza gusenga Imana kandi Imana tuyishaka ntituyibonere igihe tuyishakiye? Kenshi noneho ntimuranayibona. Uko kuna abantu Imana ibihisha niko twabyita Imana iratwisha ntabwo itwiyereka. Kuriya kuntu Imana itwisha ntituyibone, kuriya kuntu tuyihamagara ntituyibone, ibyo bintu abenshi bakunze kubishingiro bakavuga ngo iyo Mana ni mbi. Buriya abantu batemera Imana cyangwa se bayemeraga bakaza kuyivaho, usanga ari cyo kintu bagenderaho, ngo Imana ngo kuriya kutwihisha kwayo tukayitabaza ntitwite tubona ako kanya, ni ikikwereka ko Imana atari nziza. Abandi bakanavuga ngo iyo Mana ntayibaho. Gusa nanone hari umugabo wanditse igitabo, arangije muri icyo gitabo, ni igitabo gisobanura ku bintu byerekeranye n'imbaraga n'uburyo imbaraga kizikontororamo abantu, n'uburyo ki wakagombye nawe kuba umunyembaraga. Asa nkaho hari ibintu yanditse neza neza dushobora kuba twafasha tugahuza na kuriya kuntu Imana itwihisha tutayibona, tuyihamagarira igihe tuyikeneye mu bibazo bikomeye, ntaba ari cyo gihe isubiriza ibibazo dufite, ikaba yanakureka. Ese ni ukubera iki? Ni urwango cyangwa koko ni urukundo, cyangwa se ni iyihe strategy Imana ibiri gukoresha? Rero kiganiro kiraza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe kuki Imana itwihisha, kuki Imana igihe tuyamagariye atari cyo tuyibonera. Ese ibiri kutwiryaho, ibiri kuduha irihe somo? Ni urukundo cyangwa iranatwanga ibigira kuko ngo ubuzima bunaducange budukubite, cyangwa kuko nk'abandi benshi bahita banabonera bakavuga ngo iyo Mana nta nibaho? Gusa buriya duhere kuri iki, abantu ikintu batazi nuko ikintu ubona cyane cyangwa se ikintu uhora ubona akenshi ukunze kugitakariza icyubahiro, cyangwa se ugasanga ntabwo kiri kugiha ka gaciro nk'ako wagihaga mbere. Ushobora kumva ari ikintu kibi, ariko niko kuri kwa nyako, nubwo abantu bashobora kuvuga ngo ibyo bintu uvuze ariko ntabwo ari byo. Icyo kintu niko kuri, niyo mitekerereze y'ikiremwa muntu, nta muntu utabizi. Baravuga ubundi ngo ni familiarity breeds contempt, ni ukuvuga ngo icyo abantu babona ikintu cyane kibahora imbere bageraho bakagica amazi. Uyu munsi ndagira ngo dusobanukirwe impamvu Imana mu kutwihisha kwayo no kutatwiyereka no kutadusubiriza igihe, ni iki kibyihishe inyuma. Ahanini binagenderanye n'imitekerereze ya muntu na kamere ya muntu, kuko Imana niyo yatwiremeye iratuzi neza. Urugero, abantu ikiremwa muntu mu mitekerereze yabo bakunze kubaha ikintu badasobanukiwe neza, mbega cya kintu kirimo amayobera make make. Icyo kintu bakaba bakiza, ariko bakaba bavuga ati uyu muntu kanya karo kose yagutungura, amayobera kuri we atuma umuntu akomeza gushishikazwa nawe no kugutinya no kukubaha. Buriya uzarebe nk'iyo utangiye guteretana n'umuntu mwakundanye, ngo buri muntu buriya iyo mutangiye guteretana uba utaramumenya neza, harimo amayobera, utazi message ari bukwandikire ngo iravuga iki, ku buryo niyo ugiye kubona ukabona hari akamesaje kaje gatuma rwose wumva ibintu bikurenze, ukavuga ati yanditse gutya, mbega ugatangira gusa nk'ugenda umumenya gake gake, ariko hakirimo amayobera utaramusobanukirwa neza. Mbega handi bavuga ngo muba muri muri fiançailles cyangwa se hahandi biba bigishyushye muri kumenyana. Impamvu bikigushishikaje cyane, mbega ubifitemo n'akavuyo kenshi no gushya cyane no guharara, wumva mbega uwo muntu unamwubashye umwitwaraho gake gake utamumenyera cyane, nuko utaramusobanukirwa, utaramenya ngo arakazwa n'iki, ngize gutya mbubutse, mbega bakirimo icyubahiro cyinshi ukamenya
kumenya uko umusubiza n'uko witwara. Ariko nanone ibyo bintu bisa nk'ibirangira iyo mumaze kubana. Uyu munsi turaza kuvuga ukuri hano, ntabwo turi buze guca ku ruhande. Iyo mumaze kubana birahinduka, iyo mumaze kumenyerana cyane birahinduka. Cyane cyane mutangiye kubana utangira kumenya buryo ki iyo aryamye anagona, kandi warabonaga ari umukobwa mwiza rwose, cyangwa se umusore w'iboga uvuga turiya musore nta defa agira, mwatangira kubona ukabona ukuntu yiborosa n'ukuntu ibintu agenda bitahabonye kuko mwirirwana, mbega ukamera nk'aho utangiye kubabona mu mwanya utari mwiza wabo. Ibi ngibi uyu mugabo wanditse iki gitabo kijyanye n'iby'imbaraga yagiye abibona cyane cyane ku kiremwa muntu, ku mitekerereze ya muntu. Babayobozi n'abami ba kera bagiye bagerageza kwikundisha ku baturage. Wa muyobozi uvuga ati nge ndi umuntu w'abaturage, abaturage bajye bangereraho igihe bashakiye, nanjye mbagerereho igihe nshakiye, mwikaze by'umutekano, nta mpamvu yo kubatera ubwoba, nge nzajya mporana nabo akanya kariko kose. Uyu mugabo wanditse igitabo yagiye abona ukuntu abo bayobozi bagiye basuzugurwa n'abaturage, abaturage mbega batangira kubona nk'ari bagenzi babo. Abo bamumwami ukabona atangiye gucika amazi, umuturage ari kumubwira ibyo yiboneye. Kubera iki? Kubera ko yabaye umuntu wabo wa buri munota bakoraho, bageraho uko biboneye. Gusa nanone uyu mugabo yaravuze ngo abami n'abayobozi nagiye mbona bagiye bashyiramo distance hagati yabo n'abaturage bayobora. Hahandi umuyobozi mumubura mukajya kubona mukabona je mu gihe cya nyacyo yateguye kandi yabaze. Buri abayobozi benshi niko bakora, uzabitegereze. Buri muturage wese buri uko asakuje ugiye uboneka ukaboneka, icyo gihe abaturage bagusuzugura, baguca amazi. Tuvuga umuturage arabyutse ati banyibiye inkoko, umuyobozi runaka naza akemura iki kibazo wo hejuru, banyibiye inkoko, nge inzu yanjye baraye bayimennye, nge nta nubwo nishimiye bitagenda gutya, cyangwa se nge nkeneye no kukubona ubundi twaragutoye tukubwira ibi, ukahita uboneka kuri buri muntu wese gutyo. Icyo gihe abaturage bagira bakaguca amazi, nta n'umuntu wakongera kukubaha. Abayobozi niyo mpamvu barasobanukiye icyo kintu kijyanye n'imbaraga, barabura, ntabwo muzi aho bari. Icyo kibazo urakigira ukagisakuza ukakivuga, kiba cyamugezeho umuyobozi, ntago ahita aza ngo agisubiza ako kanya, ahubwo agaragara muri wa mwanya wa nyawo wageranye uri strategique, aje azanye ibisubizo binarenze ibyo mwatekerezaga. Niho none abaturage batangira kuvuga ngo uyu ni igisubizo cyacu. Abayobozi bameze gutyo bagiye bashyiramo distance hagati yabo n'abaturage, ku buryo umuturage atamenya izaho, atanakumenyera, atakugeraho uko yiboneye. Abo nibo bayobozi bayoboye b'abami kuva ku bwa kera, bayoboye ingoma nyinshi. Ibyo ngibyo noneho tubikore ku bantu, tubishyire noneho tugaruke ku Mana. Uyu munsi turi kuvuga ku Mana. Maze buri munsi mu gitondo ugiye ubyuka ugasanga Imana iri mu gikoni cyawe, ukayibona iri muri saro, iri mu cyumba cyawe. Ugasanga Imana iri muri saro, iri kukubwira ati bimeze bite se, umeze neza, agacyayi se kameze gato uri kunywa, ugiye mu kazi se, akazi se biri kugenda, ukifite ikihe kibazo se kindi ngo nyigukemurire, ese nta kabazo k'amafaranga ukeneye ngo nkagukemurire, ese uribuka ko nitwa Imana ibera hose icyarimwe, ubu tuvugana ndi no kuba ahandi no mu yandi mazu nabo bari kumbona. Mbega Imana ukayibona gutyo, ese nibwo wayubaha cyane? Bya bindi uvuga ngo Imana turayihamagara tukayibura, ntabwo tuza hiba ntitwiyereka. Ukeka ko icyo gihe aribwo wakubaha Imana ugiye uyibona gutyo? Icyo gihe byatangira presence y'Imana, nta n'icyumweru cyashira mutaratangira kubigira ibintu bisanzwe, mukavuga ngo ya Mana yacu se birasanzwe, mwabifata nk'ari ibintu byoroshye nyine bisanzwe. Ahandi n'ubwenge bw'Imana watangira kubusuzugura, ukavuga ati si ibintu bisanzwe se biraho. Ukuri kwa nyako n'Imana irabizi, ndetse n'ikiremwa muntu kirabizi cyose. Kamere ya muntu ukuntu iteye, ntago ikiremwa muntu kijya kiha agaciro ibintu iteka bahora babona. Ikintu gihora kiboneka buri munsi abantu bahora babona, ntago abantu bajya bagiha agaciro. Iyo filosofi n'abahanzi batangiye kuyiga, cyangwa se abantu byitwa ngo ni ibyamamare, nabo iyo filosofi barayizi yo kuvuga ngo ikiremwa muntu muri kamere yabo basuzugura ikintu bahora babona. Uyu munsi urabagaragaramo, ejo bagaragaremo, ubiyereka ubacemo, batangira kuvuga ngo uyu muntu anicisha bugufi. Ariko buri munsi uko ukora ibyo bintu batangira kuvuga ngo iriya ni inzererezi yabuze n'ibyikorera, se twirirwa na twamubonye, be ugasanga ni ibintu batangira kugira gutyo. Niyo mpamvu usanga abasitari bakomeye ku isi, kugira ngo uzabone ubabona kuri konseri, ku mbuga nkoranyambaga, kuri televiziyo, kandi nabwo apana buri munsi ntabwo wahora ubabona ahantu hose uko wiboneye, kuko bazi ko ikintu kigaragara cyane buri gihe ikiremwa muntu muri kamere yacyo no mu mutekerereze yacyo bagica amazi, baragisuzugura. Iyo mpamvu umuntu abahorana na sheri w'umukemurira ibibazo, birirwana babonana amanywa nijoro, rwose amuha agaciro. Ariko yabona umuhanzi ajya abona rimwe, ahora yifuza kubona uko atajya mubona, ukabona ataye sheri we yirukanye kuri wa muhanzi, aravuze ngo niweho nari narabuze. Atari ukuvuga ngo uwo muhanzi azanamwitaho, cyangwa se icyo cyamare kizamukorera ibyo sheri yamukoreraga, cyangwa se kizanamuba hafi, ahubwo kubera iki za mbaraga ziri mu kutagaragara, za mbaraga ziri mu kwihisha, za mbaraga ziri mu kugaragara ari uko hari ikintu kizimuje gukora, kiri strategique, kiri buze gutuma ugaragaza ko ufite imbaraga. Ko muri iki gitabo uyu mugabo
yaracyanditse aravuga ngo mu mayobera, kuba abantu bagufite amayobera batagusobanukiwe neza 100%, barakuzi ariko hari ibintu byinshi batakuziho, hari urujijo muri bo, ntibakumenyera, ntimubonana buri munsi, ntibakubonera igihe, ntubitaba buri gihe, ntubasubiriza igihe, mbega hari amayobera, kandi iyo ugaragaye ukaza hari igisubizo utanga. Uyu mugabo yaranditse aravuga ngo mu mayobera habitsemo ubuyobozi. Muri ya mayobera niho habitse ubuyobozi. Bamwe abantu batazi icyo ushoboye gukora n'icyo udashoboye gukora, bashobora kuvuga ati uyu muntu nyamara ashobora biriya bintu kubishobora, reka bari we tujyaho kurusha wa wundi twirirwana. Aho ngaho niho ngira ngo ujya kubona ukabona mufite nk'umunyarwanda ubayoboye muri kampani runaka cyangwa se ubakorera ikintu runaka, ariko kuko muhoramo mubona mukumva ko ibintu bye bisanzwe. Haza umuntu ugifite amayobera bavuze ngo yaturutse mu gihugu cya Kenya, rero ni umunyakenya, niwe uje gukora kano kazi, ugasanga niwe mutangiye kumva ko akwiye kuyobora, mutangiye kumushyira ibintu bikomeye imbere, kuko muri kuvuga ngo uyu muntu harimo amayobera muri we. Muri ya mayobera rero bivuga ko mu mayobera hitsimbyemo cyangwa se habitswemo ubuyobozi, kuko buriya kamere muntu ivuga ko ngo iyo umaze gusobanukirwa umuntu 100%, ntago wongera gutangira kubona ibyiza bye gusa, ahubwo utangira kubona intege nke ze gusa, kandi utangira no kuvuga ngo naramumenye neza, nanjye biriya binakora nabishobora, ubundi ngiye biriya sinabishobora biriya akora ko nabonye asanzwe. Ariko nanone iby'Imana kuko yabisobanukiwe mbere, Imana ntago ikorera mu bantu gutyo. Imana yaravuze ngo ngomba kujya, mbega ni igitabo gisa nkaho kigaragaza ubusobanuro bwo kuba Imana ifite uburyo ikoramo. Ni Imana yavuze ngo nzajya nkorera mu bimenyetso. Ujya kubona ukabona ikintu kirabaye, ukabona ni ikimenyetso, kandi umutima wawe ukakubwira ati nyamara iyi ni Imana ibikoze. Ni Imana idakorera kukuza ngo ikwiyereke wowe uyibone, ni Imana ikorera mu byiyumviro, ku buryo ugenda utari ufite amahoro, utari wishimye, ugasenga iyo Mana ntabwo uyibonye, ugataha wumva ibyiyumviro byawe bigenze neza, ukumva umeze neza, ukumva uratekanye, ukumva umutima utuje, nta stress ugifite, ukumva mbega urashikamye. Iyo Mana ikorera muri ibyo byiyumviro. Ni Imana ikorera muri bwa buryo kugira ngo uyisenge ikuzanire igisubizo ikiguye, ikubwire ngo dore ni ngiye ubikoze. Ni Imana ikorera mu bandi bantu cyangwa se mu bundi buryo, ukabona ikintu kirahuriranye kigusubirije ibibazo, kandi muri wowe ukabyumva ati nyamara iyi ni Imana ibikoze tu, ntago ari umuntu wakora ibi bintu, nawe ubwawe ukabyumva. Iyo Mana wazayimenyera gute? Wazayisuzugura gute? Ntikwiyereka, ntikwiteza, ntigusubiriza igihe ubishakiye, kandi iyo ugusubije urabibona ukabimenya, ukavuga ati nyamara iyi niyo, n'amahoro wabuze ukabyiyumvamo ko ari iyo yaguhaye. Aho ngaho rero Imana ikomeza ari amayobera. Niyo mpamvu ujya kumva na Kiliziya barakubwiye ngo ayo ni amayobera matagatifu, kuko mu mayobera niho hihishemo imbaraga. Nk'uko nakubwiye, bigomba kuba ari amayobera. Iyo Mana niyo mpamvu ikomeza kuba ari iyobera, tutayisobanukiwe neza, tutazi igihe iri busubirize, tutazi igihe idasubiriza, tutazi ubushake bwayo byuzuye. Ya Mana ikomeza gutuma ukomeza gucekeranya ya mayobera nakubwira. Ariko nawe ibaze, n'ubushakashatsi bwagaragaje iki kintu, ibaze ngo buri sengesho ryose usenze rigiye rihita risubizwa buri kanya. Icyo kintu gitekerezeho kugira ngo wumve hano twumve tubashe gusobanukirwa Imana. Ibaze buri muntu wese uri kuri iyi si arabyutse mu gitondo ahise avuga ati Imana, nkeneye imodoka hariya, nkeneye n'inzu hariya, nkeneye n'amafaranga hano, nkeneye n'ibiryo, nkeneye n'ibiki byose, ukahita ubibona uwo munota ukibisaba. Nka kwa kundi umuntu agenda akajya ku cyuma akagitegeka, cyangwa se ugenda ugafungura robine ukamenya ko amazi agiye kuyitaza, cyangwa se ukajya ku cyuma ugashyiramo ikarita ukamenya ko amafaranga ushyizemo agiye kuyitaza. Akaba ariko Imana buri kintu umuntu wese ayibwiye cyita gikorwa ako kanya. Ese kwizera kwaba gushingiye kuki? Imana yatubwiye ko tugomba kwizera. Kwizera niyo nkingi ya mwamba mbega y'umwemeramana. Ibaze rero buri muntu agiye asenga uwo munota ku kanya icyo asaba igihe cyose, nimvuga icyo ari cyo cyose ubwo uhita ucyumva. Hari n'abazarega basaba ngo mugenzi wanjye Mana umugirire nabi, dore yangiriye nabi nanjye. Ibyo byose ako kanya bigenda bisubizwa. Kwizera kwaba guhagaze. Kwizera kwahita kubura, nta muntu wakongera kwizera. Imyemerere, kwizera byahita bivaho, kubera ko kwizera ubundi bisaba kuba ubizi neza ko ibintu bishobora no kuza kudakunda. Nicyo bita kwizera. Kwizera ni ukuvuga ngo ni hahandi wizera iki, kuko kwizera bisaba ngo nisinze ubusobanuro bwabyo ukuntu wabyumva neza. Ariko akunda uvuga ngo ibi bintu ndizeye ko bishobora kuba, cyangwa se nizeye ko ibintu biri buze kuba. Ariko iyo byiswe kwizera, hari igihe biba biri buze no kudakunda. Rero kwizera bisaba ngo habe harimo n'ikintu kivuga ngo bino bintu bishobora no kuza kwanga. Uko niko kwizera. Kwiyuze ko ikintu kiri buze kuba 100% wo kugishaka, nta kwizera kuba kucyita. Ibyo ntabwo biba bikitwa ngo wizeye ko ikintu kiri buze kuba. Oya, icyo kintu ni itegeko kiba kiri buze kuba, ntabwo ubukizeye. Ni ukuvuga ngo nimba uzi ko muri firigo harimo ibiryo,
ntabwo uri buze kuryama uvuga ngo nizeye ko mu kanya ndi buze kurya ibya mu gitondo cyangwa se ibya saa sita. Urabizi neza ko resitora muturanye cyangwa se wicaye muri salo, firigo iri hariya, urabizi, cyangwa se stoke cyangwa se isafuriya cyangwa icyo ari cyo cyose, urabizi ko nyuma y'iminota 10 uri buze guhaguruka ukagenda ugafata ibiryo biri hari ukabirya. Aho ngaho nta kwizera kurimo, ni ibintu bihari 100%. Kwizera rero ni cyagiye uba uvuga ngo nta mafaranga mfite, nta natanu mfite, ariko nizeye ko biri buze gukunda, Imana iri buze kubijyamo, byibura saa sita nkaza kuba nabona ibiryo. Uko ni ukwizera, kuko nubu uri buze inzira biri buze gucamo, nubu uri shuwa neza ko ibyo biryo kuko uri buze kubirya, ariko uba ufite icyizere kivuga ngo bishobora kuza gukunda. Icyo nicyo bita kwizera. Bivuze ngo rero buri muntu agiye asenga icyo asabye Imana igahita igikora ku kanya byageraho kwizera kugahita kuvaho burundu, nta muntu wazongera kwizera. Ikindi buriya abantu bashishikazwa bakanashyira imbaraga mu kintu iyo batazi neza ikiri buze kuva muri icyo kintu. Buriya uzareba ikintu gishishikaza abantu bagakunda icyo kintu, bagarushaho kukiyumvamo, bakarushaho kugitekereza, kikabatesha n'umutwe, bakagishyiramo imbaraga zabo, ni cya kintu batazi neza ngo kiraza kugenda gute. Ibyo ngibyo ni Imana irabizi. Niyo mpamvu abantu ntabwo bazi ngo ese ibintu Imana leta ibisubiza kano kanya, izabisubiza ejo se, izansubiza ejo bundi se, ese ubundi iranyumvishije se. Ako kantu niko gatuma mukomeza gushishikazwa n'Imana. Buriya uzanarebe n'abantu bagiye kureba umupira, baba bataye umutwe, bashishikaye, uzabarebe iyo bari kureba match bahangayitse bavuga ati bino bintu biraza kugenda gute, ko baduteye icya mbere mu kanya, ko badukubise icya kane, ariko haracyasigaye iminota 5, batwongesha iminota myinshi, ushobora gushiduka ibintu bihindutse. Uko ni ukwizera. Mbega abantu nubareba neza ugasanga ikintu batizeye neza ko kiri buze kugenda nk'uko bashakaga, nibwo bagishyiramo imbaraga n'umutima wabo n'ibitekerezo byabo byose, ukabona ko biri kuri icyo kintu. Buriya no mu mubano w'abantu, nk'abantu bateretana, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, cyangwa se n'ingeri zose mwandikirana bitewe na relation murimo, buriya ngo umuntu wandikira direct iryo segonda akahita gusubiza, umwandikira ahita gusubiza, akenshi gusanga uwo muntu batamutekerezaho cyane, by'umwihariko abahungu n'abakobwa ngiyo bari guteretana. Usanga wa mukobwa wandikira, ukimwandikira ku kanya akahita gusubiza, uwo muntu nta nubwo umutekerezaho ngo cyane. Ariko wa wundi ugusubiza atinze nyuma y'iminota 5, cyangwa se ukabona aranabisomye, abanje guceceka, arakwihoreye, arigendeye, yashize isaha, amasaha 2-3, akenshi ngo ukomeza gutekereza ati uyu muntu se yansuzuguye, ibi bintu yabiciye amazi, aracyari kubitekerezaho se, ese naba navuze nabi, nawe ubwaho ugatangira kwikweshoninga, nyine ukishidikanyaho gake gake. Abo bantu ngo usanga ari bo baguma mu bitekerezo by'umuntu. Vuze ngo Imana igaragara ibana natwe, twiyereka gutya amanywa nijoro, isubiza ibyo tuyisabye ako kanya, ntaho yabitandukaniye na wa muntu wandikira message direct akahita gusubiza ako kanya. Yego koko uwo muntu yaba ari sawa, kuko ni umuntu waba uvuga ngo icyo nyene ndahita nyibonera igihe, cyangwa se arahari, ndizeye ko ahari ako kanya, ibisubizo byiteguye ako kanya, ni byiza pe. Ariko nanone yaba bowa, byaba bibowa ibyo bintu cyane. Se twaba tuzi n'ibyo Imana iri buze gukora. Imana ubwira ati Imana saa 10 ninza kuva ku kazi nze kugusanga mu rugwari ibintu nshaka tuganiraho, iyo ntabwo yabicitwa ko ari Imana iri hejuru, cyangwa se yabicitwa ko ari Imana ihambaye cyane. Yayindi ubwira ati ndaje mu kanya duhurire hariya ku cya Mitsingi, ndaje duhurire mu Gatsata, iyo ntabwo yabikiri ya Mana iri hejuru, cyangwa se ya Mana y'amayobera, yayindi idahwanye n'imitekerereze ya muntu. Oya, ahubwo iyo Mana yabibaye nka wa murongo w'itumanaho, cyangwa se babantu twita ngo ni babantu duhamagara, bakubwira ngo hamagara nimero 11 kangahe, ngo urahita witwabaga n'ikigongo, nuhamagara kuri MTN barakwitaba, kuri bande barakwitaba. Mbega yabimeze nka ya mirongo, hamagariye nimero imodoka irahita kugera ako kanya, nuko nguko byaba bimeze. Mbega ni Imana yabimeze, ubwo nkari umugaragu wawe, yayindi ubwira ngo ndaje mu kanya duhurira, nkakumwe wafata telefone ugahamagara ngo allo, bahita bakwitaba ako kanya, tubafashe iki, munyoherereza imodoka hano. Ntaho byaba bitandukaniye. Icyo gihe ntabwo haba harimo imbaraga. Ariko ibaze Imana tuzi twe ni Imana yihishe, tutarabona itwihishe, ariko ikaba ya Mana idusubiza mu buryo bw'amayobe. Iyo niyo Mana rero ituma buri gihe mukomeza kuyishaka n'umutima wanyu wose, munahangayitse, munafitemo akantu ko kugenda gake, nta bintu byo guhubagurika. Murabizi niyo turi kuvuga Imana tugenda gake, kuko itatwimenyereje, ndetse ni ya Mana ituma dukomeza kuyibazaho. Waba uryamye ukayibazaho ukavuga ati ariko ubundi ikora ite, itekereza ite, kukikora gutya, kukidakora nk'abantu. Ngira ngo ibyo no mu ndirimbo mujye mubyumva ati ntikora nk'abantu, nitekereza nk'abantu. Ni ukubera ayo mayobera yatweretse. Ibyo rero nibyo bituma dukomeza kuyitekerezaho no kuyibazaho no kutayisobanukirwa neza imikorere yayo, bigatuma tumera nk'aho dushaka kuyishaka cyane, tuyinjiramo, tuyishaka cyane, tuyirukaho. Kandi ibyo ngibyo byo gukomeza mu mubano wawe n'uwari wese harimo amayobera, uri engaged byuzuye 100%, bituma n'ubundi
umubano wanyu uramba. Ibyo nibyo rero bituma umubano w'ikiremwa muntu n'Imana uramba. Ikindi kintu nanone, buriya umuntu kamere y'ikiremwa muntu, buri ikiremwa muntu ntabwo nacyo ubwacyo kiyizi. Turaza kubikoraho ikiganiro cyihariye. Ikiremwa muntu kiribeshya, kiranishuka mu mitekerereze yacyo. Buriya weho wa nyawe, ikiremwa muntu ubundi bavuga ko cyose kibaho giperforminga bitewe naho kigeze n'umuntu bahuye nawe. Buriya ngo weho wa nyawe uri wa wundi uba we iyo nta muntu n'umwe uri kukubona, uwo ni we weho wa nyawe. Naho bya bindi iyo muye na pasiteri itamindura imivugire n'uburyo nitwaramo n'imyenda ndi bwambare, najya guhura na famiye nkagira uburyo mvuganamo n'abasaza n'uburyo ndi bwitwaremo, byose ni performance, n'uburyo ndi bwitwaremo n'uburyo ndi buvuge yuko ndi mu bantu bakuru. Naza guhura n'umukobwa nereta nkaza kugira ukuntu nitwara, naza guhura n'uwo mbeheta nkagira amagambo mubwira n'ukuntu nitwara n'uburyo mvuga. Mbega ikiremwa mu rugero gihindagurika. Noneho waza no guhura n'inshuti yawe magara, cyangwa se uri umukobwa uri umuhungu cyangwa umugabo cyangwa umugore, bitewe n'inshuti yawe ukuntu mwizerana. Uwuba uri kumwe n'inshuti yawe bitandukanye n'uwuba we uri kumwe n'ababyeyi bawe, n'ibyo uvuga uri kumwe n'umuryango n'abandi, cyangwa se n'abo mubana mu bundi buzima busanzwe, cyangwa se na bosi wawe, uburyo witwara iyo ugeze imbere ye. Buriya n'umuyobozi uko yitwara ari kumwe na famiye, cyangwa se yitwara ari kumwe n'umukobwa bakundana, cyangwa se bitandukanye na ya shusho mubona umuyobozi yashyizemo ikote ari imbere ya kamera ari kutubwira ngo urabona, biba bitandukanye 100%. Bivuze ngo weho wa nyawe rero ni wa wundi uba we, nta muntu n'umwe uri kukureba. Bivuze ngo Imana ibana natwe tuyibona buri munsi, kuko Imana bavuga ko ibera hose icyarimwe. Ndabyuka mu gitondo nkayibona mu nzu, ndakata muri salo nyibone mu nzu, ninjya mu kabari ngiye kunywa icupa ryanjye nsange yicaye kuri table, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Ninjya ahantu hose nsanga Imana iriyo, nk'uko nawe ubwo ngubwo uri kugenda uyibona muri kwirirwana. Icyo gihe twabaho tutayikunze, tutanayishimiye. Kubera iki? Buriya waba umeze nk'umuntu, ibaze nawe bagushyizeho umupolisi mugendana mu modoka cyangwa se mugendana n'amaguru, afite imbunda avuga ati nukora ikosa nijyandika tujya kugufunga. Utuka umuntu, bya bindi mwihaye uca ku muntu ukamutuka, ukavuga ati nta muntu mbonye, nta n'ikimenyetso gihari. Ibaze icyo gihe urumva ntabwo ubuzima bwawe waba utekanye. Icyo gihe wanajya witwara neza ukigengesera ku buryo leta igira ngo uri miseke igoroye. Ariko se mu by'ukuri koko uwo muntu niwe waba ushaka kuba we? Oya. Bivuze ngo n'Imana rero ibana natwe tukayibona twese, ikatwiyereka itatwihishe, tukajya duhorana. Twajya tubaho tumeze nkaho tugendana n'umucamanza uri bwandike ibyaha twakoze. Wajya mu kabari, waba ugiye gusinda ngo utuke umuntu, cyangwa se waba ugiye kwaka amacupa menshi ukavuga ati mu kanya ndasinda kandi Imana iri kundeba turicaranye reka ndekeraho. Waba ugiye kugura ba bakobwa bicuruza ukavuga ati Imana dore ngiyi turi kumwe iri kundeba reka ndeke kuko iri kukureba. Icyo gihe ntabwo waba uri kuba wiho. Bivuze ngo waba uri guperforminga nka kumwe witwara iri kumwe n'ababyeyi cyangwa n'abayobozi, kumwe witwara ari kukivugisha neza kandi atari kusanzwe uvuga. Niyo mpamvu Imana yaturetse ngo tube batwebwe ba nyabo, babandi turi bo, itatureba cyangwa se twiyumvisha ko idahari, itari kutureba. Imana izi ko kamere ya muntu n'ubundi tuba twebwe ba nyabo iyo nta muntu uri kutureba. Bivuze ngo Imana yaratwishenga kutwiyereka kugira ngo dukore ibyo dukora n'amahitamo yacu. Nimba ukoze icyaha ugikore ku giti cyawe uri wenyine. Ngira ngo abantu benshi mwese mukora ibyaha mu bwihisho, mu mwijima, nta muntu n'umwe uri kubareba. Imana rero yaraturetse kugira ngo tube batwebwe, duhitemo kudakora icyaha, atari uko iduhagaze hejuru iri kudutera ubwo bitubwira ati ubwo sibyo n'ibiki ugiye gukora kuko mwirirwana. Oya, ahubwo uhitemo kudakora icyaha kuko uyikunda, kuko uyubaha, kuko uyitinya. Atari ukuvuga ngo Imana yizi ikagirirwana natwe, ye byari kuba nkaho nyine tugiye kuyikunda ku ngufu, nk'uko bosi yaje agahagarara mu kazi uwo munsi akaguhagarara hejuru, wirirwa gukora neza muri ofisi rwose uvuga ati bosi reka mwemeze ko ariko nkora. Ariko se koko mu by'ukuri niko buri munsi usanzwe ukora? Ntabwo ari usanzwe ukora. Muri make Imana yaraturetse kugira ngo tube batwebwe, kuko umuntu wese wo ku isi aba we wa nyawe iyo ari wenyine. Ko birabinda abantu batwereka ukuntu umuntu azaga kuvugisha, uriya ntabwo ari biwe. Abantu babayeho baperforminga, batwereka ishusho itariyo, kuko natwe ariko tubigenza tubereka iyo tutariyo. Buriya twebwe ba nyabo ni babandi tuba turi biyo turi twenyine. Make kugira ngo usobanukirwe umuntu neza ntago ari ukwirirwana nawe, ahubwo ni ukujya ku ruhande ukajya ucunga ibintu umuntu akora muri cya gihe azi ko nta muntu uri kumureba. Niyo mpamvu uzasanga ingagari nyinshi zitega amakamera mu ngo zabo kugira avuga ati mu rugo umukozi yirirwa akora iki, abana bafata gute, bigenda bite. Nibwo mumenye. Ariko iyo uhari aba nyine yakweretse ko rwose ari we mwana uri ku murongo, ari we muzima. Ariko iyo udahari ni mu matelefone n'ibindi byose.
bivuze ngo uburyo bwiza bwo kureba umuntu uwo ari we wa nyawe, apana wa wundi yijijisha kuba we, ni ukujya kure ukamurebera kure, we azi ko nta muntu n'umwe uri kumureba. Ibyo rero nibyo n'Imana yakoze, yatugiye kure, tuba twumva ko tutari kuyibona aho ngaho. Iyo utari kubona umuntu aho ngaho wumva ko adahari, noneho ikatureka twe tugakora ibyo dushaka, ariko ibiri kumenya kamere yacu ya nyayo, ibiri kutubona ikavuga turiya muntu nubwo atari kumbona iruhande rwe, ariko basi abavuga ati atambabaza, atankorera icyaha kandi narakimubujije, arakiretse agiye mu nzira nziza. Uriya we kukazi ko nahari yitwikiriye umwijima, kukazi ko n'abantu batamubona, agiye kwikorera ibyo akora. Ibyo ngibyo byose biri muri filozofi yo kuba Imana itabana natwe ngo twiyereke gutyo. Vuze ngo kuba Imana iri kure yacu itatwiyereka ngo tuyibone, imeze nkaho yashyizeho laboratoire isuzuma imico yacu na kamere yacu ya nyayo. Uko buriya nimba ugiye gufasha umuntu ukamufasha nta bantu bari kukureba, n'Imana itaguhagaze hejuru, icyo gihe rwose biba bivuye ku mutima wawe wa nyawo. Ariko ibaze Imana igiye ibana natwe, wajya uca ku muntu yagusaba ukumva ntushaka kumuha, ariko wahindukira ukabona Imana ukavuga ngo reka nkore kano gakorwa ndebe ko Imana izampa ijuru, kuko Imana uyibonye iruhande rwawe. Ari nako abantu babigenza bavuga ati ngiye gufasha abantu ariko kamera ntize kuhabura abantu bambone gutya. Bariya ntabwo ari bo tuba turi bo, nyine hari indi shusho uba ushaka gufata. Buriya nimba ubeshye uhisemo kuvuga ukuri kandi wari kubeshya bikakungukira ndetse ntihagire n'umuntu uzabimenya, icyo gihe nibwo uba ubaye umunyakuri. Buriya nicyo kintu kizima. Buriya abantu benshi baraza bakavuga ngo ngiye sinarya ruswa, ngo ngiye sinakora iki cyaha, ariko impamvu bavuga gutyo ngo ntiyarya ruswa nuko azi ko systeme yo gukurikirana abantu barya ruswa mu Rwanda iri ku rwego rwo hejuru, n'ubundi akanya kariko kose yafatwa agafungwa. Ntago ari ukubera yuko ari bwa bunyangamugayo bwe mbega bwa nyabwo, bwa bundi ushobora kuvuga ngo oya ibyo bintu simbikoze. Ibaze uzi kuri burya ruswa ntihagire umuntu uzabimenya, ubizi neza 100% ko leta itazabimenya, ko nta n'undi muntu n'umwe uzabimenya, niki cyatuma utayirya mwayirya. Uwo rero ntago ari we wa wundi uzuka imbere y'abantu ukavuga ngo ruswa ni mbingo ntago dukwiye kuyirya, nuko uzi ko system ikurikirana abo bantu ibafata. Ariko mu by'ukuri wa muntu wanga kurya ruswa kandi yarabizi ko iyo ruswa yayirya cyangwa se yakora n'icyo cyaha cyangwa se yanabeshya bikamubyarira inyungu, ntihazagira umuntu n'umwe ubimenye. No kuvuga ngo abo bantu nibo byitwa ngo ni abantu b'inyangamugayo, babana Imana iri kure bikavuga ngo bano bantu koko ni abantu b'inyangamugayo ku mutima cyangwa se b'intungane ku mutima. Kuko buriya iyo usuzumye abantu benshi banga gukora ibyaha hano hanze, atari ukubera ngo ni ubunyangamugayo, ahubwo ari ukubera kuvuga ngo ubuse ntihagira umbona, ubuse ntihagira umbona noneho nkoze iki kintu, atari ukuvuga ngo umutima we niwagishakaga, ku buryo yaje kwiherera akabona noneho nta wundi muntu uri kumubona cya cyaha gikora. Mpamvu ujya kubona ukabona hari abantu twafataga nk'abantu badasanzwe, babandi cyane cyane mujya munarengera mukikoreza imitwaro iremereye abapasiteri n'abakozi b'Imana, mukumva ko batakora ibyaha, ariko ukazasanga hari ibyaha bajya bakora bitsimbye binarenze bya bindi wowe ukora, kandi yaza imbere bakakubwira ko ibyo bintu atabikora. Abantu baba bahari ntabikore, ariko hakaba umuntu udakora ibyo bintu atitaye ko abantu bari kumubona uya bijyanye n'umutima we, akavuga ngo njye muri kamere yanjye iki kintu sinagikora. Abantu babandeba baba batari kundeba, ngiyewe gusa ngiye n'iki kintu nta hantu twahurira. Ibyo rero nibyo Imana biri gucunga hiba yibereye mu ijuru. Muri make kuba Imana itirirwana natwe itabana natwe ni ukugira ngo tutaza guperforminga imbere yayo ngo twigira abo tutari bo, oya, kuko twese hari ibintu dukora tuzi ko nta wundi muntu uri kutureba. Ibyo rero nibyo Imana yashakaga kureba, irebe kamere yacu ya nyayo. Bano bantu singomba kubana nabo, singomba kubiteza, singomba kwirirwana na Roki, kugira ngo Roki nze kumucunga neza iyo ari wenyine akora ibiki, yazi ko nta wundi muntu uri kumureba akora ibiki. Uwo ni wewe wa nyawe, cyangwa se uriya muyobozi, cyangwa se uriya muturage, cyangwa se uriya mupasiteri, cyangwa se uriya mukobwa, cyangwa se uriya muntu, iyo ari wenyine ababyeyi badahari n'iki akora ibiki. Uwo rero ni wewe wa nyawe. Nibyo Imana yashakaga ko kugira ngo imenye kamere yacu ya nyayo, kuko Imana iba yirirwana natwe, ngiraga igisubizo racyumva. Twese twari kujya nyine tujijisha nka kumwe, iyo uri kumwe na boss wawe ujijisha. Boss yahari ewana ureba mu mashini ugakanda n'ibidahari kugira ngo avuga ati uyu mukozi arakora cyane. Nuko twari kubaho tubana n'Imana tuyifera, tuyibeshya beshya. Muri make kuba Imana itari kumwe natwe, bino tuvuga ngo abantu banashingira bavuga ngo Imana nibaho ngo kuki itagaragara n'iki, ntago ari ukutwanga, nta nubwo ari ukutwisha kundi, ni strategy yo kugira ngo y'imikorere yayo. Nawe tekereza abantu b'ingenzi uzi mu buzima bwawe,
ba bantu nyine uvuga ati uyu muntu mufatiraho icyitegererezo, uyu muntu nagasanzwe. Nusanga umuntu ushyira imbere ntago ari wa muntu buri gihe ubona, wa muntu ubwira utubazo twawe, wa muntu nyine muhorana by'ako kanya uhora aho ngaho. Oya, ntago ari ufatiraho icyitegererezo cyangwa urenze. Umuntu akenshi usanga abantu dufatiraho icyitegererezo ni wa muntu udakunze kuba hari, ariko muri cyagiye ibibazo byaducanze ukajya kubona ukabona uwo muntu araje akugiriye nk'inama, guhaye ubwenge, arakubwiye ati icyo kibazo rero ndiweho nagira gutya na gutya na gutya, atari ko biri mu biganza byawe, nawe none usigara urwana nabyo, akigendera. Icyo kintu iyo ugikemuye muri izo nama yakugiriye, ariko nawe washyizemo imbaraga zawe, niyo handi ugaruka uvuga ati nyamara uriya muntu ibi bintu abifitemo ubwenge, ararenze, arasobanutse. Gusa buriya Imana ngo no kuba itwisha ntidusubirize igihe tubishakiye, iki nacyo reka tukiganireho. Abantu benshi bahora babyibaza ngo kubera iki dusaba ikintu Imana uyisenga uyititiriza uyisaba ikintu ntihite ikigusubiza ako kanya. Iriya nayo ni strategy y'Imana yo mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuba twebwe ubwacu twakomera, dukoreshe n'ubwenge yaduhaye, muri make mu yandi magambo tubashe no gukura. Apana kubaho tumeze, ibaze Imana twese ku isi nk'uko nakubwiye dusubiza ibyo tuyise tuyisaba ako kanya. Icyo gihe twaba tugiye kubaho nk'abantu bakoresha maji, ku buryo ubwenge Imana yaduhaye, imbaraga yaduhaye, n'imitekerereze n'ibyiyumviro byo kuba umuntu yakwirwanaho no kurokoka, ibyo byose byaba bitaye agaciro. Twaba tubayeho mu isi ya maji. Ndabyutse mu gitondo, Mana ifunguro ridutunga ndirime nona, ahita mbona ako kanya ibiryo bimanutse mu isoko wenda rya Kimironko cyangwa rya Nyabugogo, bise imifuka y'ibyo kurya byikubita muri sari wanjye, ahita niyicarira nkarya, ngateka, nkaryana, ibyo byose bikikora. Mbega ugasanga nuko tubayeho ibisubizo bimeze nyene y'inzu. Ako kanya Imana ikayita, ugiye tubona nyine inzu yise yuzuraho ngaho iruhande rwawe. Icyo gihe twaba tubayeho mu isi y'umwuka, ariko byasi itugira abanebwe, ntidukure, ntituba abantu banini. Niyo mpamvu Imana itahita idusubiza ibyo tuyisabye byose ako kanya, kuko irashaka ko dukora, tugakura mu mutwe, tugakoresha imbaraga n'ubwenge yaduhaye. Niyo mpamvu mu misubirize y'Imana iri kudusubiza binyuza mu buryo bwo kutagaragara ako kanya, bwa buryo bwo kubura, kuko buri ikintu gihora kigaragara nk'uko nakubwiye gitakaza agaciro. Ariko uzarebe umuntu, inshuti yawe mwirirwana pe, uri wese, ndi hano reka nkugereho, ndi hano tubonane, ndi hano tubonane, nyuma y'akazi tubonane, ibaze iyo nshuti umwanya wayo ntabwo ujya uha agaciro, uko kwaba ntabwo ujya uha agaciro. Ariko uzarebe uhuye n'umuntu uzi ko ahora ahuze, ari bize, gahunda y'urayizi y'umunsi, afite ibibazo byinshi yirirwaho, agize gutya afashe umwanya waje kukureba, aguhaye isaha ye muri kuganira. Buri gihe utawuvuga ngo uriya muntu yampaye isaha ye, iyo saha ntabwo yibagirwa mu buzima bwo uvuga ati uriya muntu ngiye twarahuye mu mwanya we. Niyo mpamvu uzasanga iyo ni strategy y'imbaraga. Niyo mpamvu icyo kintu utajya ukibagirwa. Niyo mpamvu n'Imana ikureka kugira ngo wirwane ukoresha imbaraga zawe n'ubwenge yaguhaye, ukure, noneho byaba byananiranye burundu, hahandi niwe ujya kubona ukabona iraje iragusubisha. Aho ngaho ni hahandi uvuga ngo byanze ubuzima bwanze, nagiye kubona mbona Imana irahagobotse mu gihe ibindi byose byari byanze. Ibyo nibyo bikomeza kuyihesha icyubahiro no gukomeza kuyishakana umwete. Uyu wanditse igitabo cy'imbaraga yarasobanuye, aravuga ngo urukundo rwa nyarwo hari igihe ahanini rusaba distance, kuba ugiye, kuba udahari. Urukundo rwa nyarwo rusaba ahanini ngo kuba udahari muri ako kanya. Yandi magambo, abantu benshi hari igihe bavuga ngo turashaka ikimenyetso, kandi icyo kimenyetso, kuvuga ngo turashaka ikimenyetso cy'ibi bintu bikoze n'uburyo bikozwemo, icyo gihe byakuraho kwizera. Mu gihe nanone ngo kwizera ariko gutuma n'ubundi umubano ikiremwa muntu gifitanye n'Imana ukomeza gukomera no kuramba, ndetse n'umubano wundi uwo ari we wese buri mubano ushingiye ngo ndamwizeye, hari kwizera ko azabigenza gutya, ndizera ko azahinduka biriya akabireka. Kwizera nyine uko kwizera guhari hagati y'abantu n'Imana, uko nguko niko gutuma umubano wabo ukomeza gukomera. Pana kuvuga ngo Imana iraje ikoze ikintu ngihita izina sakuze ngo ni ngewe unagikoze, ibimenyetso bishyiraho ngaho, nk'uko abantu bavuga ngo ntabwo twemera ko Imana ibaho, nitwereke ibimenyetso. Kuba ibaho byo ibihari. None kuvuga ngo buri sengesho ryose dusenze rihite risubizwa gutya, buri muntu wese uri ku isi rihite risubizwa gutyo, ibyo ngibyo ntabwo byaba ari ibyubahisha Imana, ahubwo ni ibyaba biri gufata Imana bikayigira nk'aho ari nk'umukozi wacu, cyangwa se nta bushobozi n'ubundi bwenge yaduhaye bwo kwirwanaho. Ibikeneye ko tunakura. Imana kukubita twiyereka kandi tukaba tuzi ko ifite imbaraga, ni ikikwereka ko ifite imbaraga za nyazo. Imbaraga za nyazo ntabwo ari za zindi zisaba ngo abantu bazibone bazerekane bavuge ngo zikora gutya zimeze gutya. Oya, ni kwa kundi ubizi ko umuntu afite imbaraga kandi ataranazigukoreshaho, ukaba ubizi ko umuntu ashobora kukugirira neza cyangwa se akaba yanakugirira nabi, cyangwa se akaba yanakwambura ubuzima bwawe, kandi ibyo bintu atarabigukorera ariko ukaba ubizi.
ariko ibyo bintu utarabona n'umuntu yabikoze ariko ukaba ubizi ko ibyo bintu uwo muntu yabishobora. Abo ngabo nibo bavuga ngo uriya muntu afite imbaraga. Izo nizo mbaraga za nyazo. Ikindi, urukundo rwa nyarwo ntago rukeneye ko buri muntu umuntu aza kukubwira ngo aragukunda cyangwa se akomeza gusingiza ngo aragukunze cyangwa se ngo ugire ibyo ukora kugira umubwire akubwire ngo kuko mise ngukunda. Oya. Ndetse ngo ubwenge bwa nyabwo buriya ni bwa bwenge bumenya igihe cyo guceceka. Zenga Imana izi igihe idusubiriza tukabibona tukavuga ati iyi ni Imana ibikoze, ndetse ikanamenya igihe igomba guceceka ikatwihorera. Imana yigumira hari ikatwihisha ntinatwiyereke ngo ize tuyishimire tuyikomera amashyi ati nawe wankoreye kano gakorwa ni wowe, kandi gakomeza yibereye hirya yihisha tutayibona. Ni ikikwereka ko yizeye ibyanyabyo 100% ko urukundo dukunda ari urwanyarwo. Buri hari umuntu ushobora gukoherereza amafaranga agashaka no kubibwira abantu, agashaka no kuza imbere kubwira atari kuribuka ko nagwaye amafaranga, nyina akeneye ko ukomeza ubimuhera ku gaciro, mbega kwibutsa ko ari rwo rukundo wakagombye kumukunda. Ariko ibaza umuntu ukoherereza amafaranga ntanashaka kumenya ko ari we, ntanatume umenya ko ari we wayohereje, mbega bigume wewe ubona ibibazo byawe byakemutse gusa wari hirya. Urwo ni rwo rukundo ubundi rwa nyarwo. Ntashaka no kukwiyereka, ntakeneye ko rwose umubona nanga akomeze kubigucyurira. Oya, yagukemuriye ikibazo, ari hirya, nta bindi bintu akeneye. Urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo. N'aba yizeye avuga ngo nizeye ko ngiye mukunda, n'ibyo namukore ntago nkeneye kuba mpari ndi kumwe nawe. Icyo nicyo cy'ingenzi. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze n'izindi nkuru mu kanya. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life.